Murakaza neza ku buzima impfu. Mu kiganiro cy'uyu munsi twifuje kuganira ku bimenyetso 10 byakwereka ko umaze igihe gito wanduye agakoko gatera sida niba uri umugore. Ariko by'umwihariko nyine turibanda ku gitsina gore kubera ko hanini aricyo kibasiwe n'indwara ya sida ku kigero kinini, nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rigaragaza ko icyorezo cya sida cyagiye gikomeza kwiyongera cyane cyane mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, ndetse na hano mu Rwanda RBC yarabitangaje ivuga ko mu bakiri bato ariho icyorezo cy'indwara ya sida gikomeje kwiyongera. N'ibi bimenyetso rero byakwereka ko umaze igihe gito wanduye, ndetse burya nk'uko bigaragazwa n'abahanga, iyo watangiye imiti yo kugabanya ubukana bw'agakoko gatera sida hakiri kare haba hari amahirwe menshi ko wabasha kurama ndetse ukabaho nk'igihe wakabayeho mu gihe waba utayirwaye. Muri make, kwivuza kare no kumenya ko ufite uburwayi bwa sida ni ingenzi cyane kubera ko bituma unabasha kwirinda ndetse no kurinda abandi. Ntuzibwire ko burya no kuba usanzwe waranduye ukwiye gukomeza kwandura cyangwa se kwanduza abandi, kuko burya nabwo kuryamana n'abantu utikingiye usanzwe ufite agakoko gatera sida nabyo bikongerera ibindi byago byo kuba ushobora gutuma ya sida ikurembya ikaba ishobora kuguhitana hakiri kare. Muri rusange rero, agakoko k'indwara ya sida cyangwa se agakoko gatera indwara ya sida ni kamwe mu dukoko tubi tutagira umuti utuvura burundu, ndetse binagoranye kutwirinda. Uwakubwira ko sida nta rukingo nta muti, kugeza uyu munsi ntabyo. Ibihari ni ibigabanya ubukana, ibituma utandura, ariko ntabwo bivuze ko biyivura burundu. Reka turebere hamwe rero ibimenyetso 10 byakwereka ko maze igihe gito wanduye niba uri umugore cyangwa se umukobwa. N'ibimenyetso hanini bizaterwa no kuba umaze igihe gito ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se hari ubundi buryo runaka wabashije kwandura. Ibyo ni ibimenyetso nyine ukwiye kwitaho ndetse no guha umwanya. Ikimenyetso cya mbere cyakwereka ko umaze igihe gito wanduye ni ukugira umuriro ndetse no kubira ibyuya mu ijoro ugatutubikana. Iyo indwara ya sida cyangwa se virusi ya sida ikigera mu mubiri, umubiri wawe ushobora kuzamura umuriro, bigakorwa nka defense mechanism cyangwa se mechanisme de defense, aho umuntu ashobora kugira umuriro uri hagati ya dogere Celsius 37 ndetse na 39. Iyo muriro rero ushobora kugaragara ukimara kwandura hashize nk'ibyumweru 2 kugeza kuri 4. Muri make, iyo umaze ibyumweru 2 cyangwa se 4 wanduye nibwo ugira kino kimenyetso. Kino gihe rero umubiri wawe uje gukora ibishoboka byose ngo ubashe kurwanya ya virusi za sida ziba zageze mu mubiri, za zindi uba wanduye. Muri make, uyu muriro uza nk'ibyitwa response immune cyangwa se immune response, aho umuntu agira umuriro mu ijoro, akaba ashobora kugira uwo muriro nyine agatutubikana mu ijoro, ndetse bikunda kugaragara ku bagore. Ndetse ahanini ibi ni ibimenyetso abantu bose banduye virusi ya sida, bamaze igihe gito banduye virusi ya sida bahuriraho. Ndetse iki ni ikimenyetso nyine gishobora gutuma utekereza kabiri ukamenya impamvu y'uwo muriro, ndetse no kureba ko atari indwara ya sida umaze igihe gito wanduye. Ikimenyetso cya kabiri gishobora kukwereka ko umaze igihe gito wanduye ni ukubyimba mu mayashi, cyangwa se ibyitwa lymph nodes cyangwa se swelling of lymph nodes. Cyane cyane bikunda kugaragara nko ku ijosi, ukaba ushobora kubyimba mu ijosi, mu kwaha cyangwa se muri groin. Iki ni ikimenyetso hanini gishobora kugaragaza ko umaze igihe gito wanduye virusi ya sida. Cyane cyane hari ibyitwa lymphatic system mu mubiri. Lymphatic system igira akamaro gatandukanye mu guhangana n'indwara, mu kurwanya infection, cyane cyane n'amavirusi burya ashobora kwinjira mu mubiri. Iyo rero virusi ya sida yageze mu mubiri, za lymphatic system ziba active, bityo ugasanga zabyimbye. Ari nabwo umuntu ashobora kuvuga kubyimba mu mayara, mu mayashya, cyangwa se kuzana itakara. Hari n'ababyita gutyo. Cyane cyane umuntu yumva hari utuntu dusa naho twabyimbye nko ku ijosi, wakora ukumva hari akantu kabyimbye kakubabaza mu kwaha cyangwa se mu matako,
hano ahitwa groin. Ikimenyetso cya gatatu gishobora kugaragaza ko ufite ikimenyetso cyangwa se umaze igihe gito wanduye ni uguhorana umunaniro cyangwa se kugira umunaniro ukabije no kumva wacitse intege, wabaye exhausted. Iki ni ikimenyetso ahanini kigaragaza ko umubiri wawe ushobora kuba umaze igihe gito wanduye, wumva nta kabaraga, ukumva wacitse intege, muri make ukumva ari ibintu bidasanzwe. Wakora n'utuntu duto nko kuzamuka ama esikariye ukumva rwose uhise unanirwa, yewe no mu gihe waba ukimara kubyuka ukumva urananiwe. Iki ni ikimenyetso gishobora kugaragaza ko umaze igihe gito wanduye, ndetse ahanini ni ikimenyetso kigaragaza ko umubiri wawe urimo kurwanya izi virusi ariko ukaba urimo gukoresha imbaraga z'umurengera. Uko byagenda kose burya iyo virusi n'ikindi kintu cyose kigeze mu mubiri, umubiri wawe ubasha kukirwanya. Harimo rero n'izi virusi zitera indwara ya sida. Izi virusi nazo burya umubiri urazirwanya, ariko umubiri ntabwo ushobora kuzitsinda kubera ko zihinduranya. Umuntu nyine bikarangira umubiri unaniwe akayirwara ndetse ikazanamuhitana. Ikimenyetso cya kane gishobora kukwereka ko umaze igihe gito wanduye ni ukuribwa umutwe ndetse no kumva umubiri wose ukubabaza. Kuribwa umutwe no kumva umubiri wose ukuryibabaza, cyane cyane hari n'abashobora kubyitiranya n'uburwayi bw'ibicurane, ariko ibi bikunda kugaragara iyo ukimara kwandura virusi ya sida hashize igihe gito. Umuntu agira indwara zimeze nk'iz'ibicurane ndetse nyine nk'iyo virusi z'amavirali nka infection virale nyinshi niko zigaragara. Kino gihe umubiri uba uri gukora ibishoboka byose ngo ubashe kurwanya izi virusi, ndetse ibyo bituma imikaya ikubabaza, ukaribwa mu ngingo ndetse n'ahandi. Cyane cyane izi virusi ahanini iyo umaze igihe gito wanduye virusi ya sida ukunda kugaragaza ibimenyetso birimo nk'indwara z'ibicurane, bigakunda kugaragara mu byumweru bike uhereye ku cyumweru kimwe gusubiza hejuru. Ni byiza rero ko wakwisuzumisha bakamenya impamvu yabyo. Ikimenyetso cya gatanu gishobora kukwereka ko umaze igihe gito wanduye niba uri umugore ni ukuribwa mu mihogo cyangwa se kumira ukababara, ndetse no kubazana ibisebe mu kanwa cyangwa se ugacika ibisebe mu kanwa cyangwa se ukarwara ubugendakanwa. Iyo abagore cyangwa se umukobwa amaze igihe gito yanduye ashobora kugira ubugendakanwa cyangwa se akazana ibisebe mu kanwa, yewe akaba ashobora no kumira akababara mu gihe amize, anyweye, igihe cyose akamira akababara. Cyane cyane burya iyo virusi ya sida ukimara kuyandura, za virusi iyo zigeze mu mubiri ziroroka ku kigero kinini cyane, n'umubiri ugakora ibishoboka byose ngo zirwanye, ari nabyo bitera kuba ushobora kugira ama infection afata mu muhogo, ukamira ukababara cyangwa se ukagira ubugendakanwa cyangwa se ugacika ibisebe mu kanwa. Ariko ibi ntabwo bikunda kuba ku bantu bose, ariko ni ikimenyetso hanini gikunda kugaragara ku bantu bafite virusi ya sida, cyane cyane ubwirinzi bw'umubiri wabo bwagiye bucika intege. Ikimenyetso cya gatandatu bakunda kugira iyo umaze igihe gito wanduye no kuzana ibisebe, uduheri cyangwa se utuntu tw'uduheri ku ruhu rwawe, cyangwa se ko uruhu rwawe rukazana impinduka runaka. Cyane cyane ibi abantu benshi bashobora kubisuzugura cyangwa se ukagira ngo ni ikindi kintu cyabiguteye. Ushobora kugira uti ni amavuta nahinduye, cyangwa se ni imyenda mishya nambaye, cyangwa se ni ikindi kintu cyanteye allergie ariko yoroheje. Sibyo, ahubwo ni sida, ni virusi za sida ziri mu mubiri wawe. Hano umuntu agira impinduka ku ruhu ugasanga rusa naho rwatukuye, nka kwa kundi nyine usanga umuntu yishimaguye yatukuye. Bikunda kugaragara cyane ku bantu b'inzobe. Umuntu akumva hari ibintu uruhu rumuryaryata akarushima rwose ukabona rwatukuye. Ashobora no kuzana uduheri ku ruhu, tukaba dushobora kuza hariho hose, cyane cyane dukunda kuza mu maso, mu gituza ndetse no mu mugongo. Ibi rero burya nayo ni virusi ya sida iba igaragaza ko iri mu maraso, cyane cyane nyine igatera ibyitwa allergic reactions cyangwa se ama infection mu mubiri ashobora no kugera ku ruhu. Ibyo nanone burya ni ingenzi cyane kuba wakeka ko ushobora kuba umaze igihe gito wanduye, mu gihe ubihuza no kuba warakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se hari ikindi kintu cyagukomerekeje gishobora kuba cyari cyanduye cyangwa se cyari kiriho virusi ya sida. Ikimenyetso cya karindwi gishobora kukwereka ko umaze igihe gito wanduye ni ukugira iseseme, ukuruka ndetse no kuba wagira diyari. Burya ku bantu bamaze igihe gito banduye bashobora kugira ibibazo byo kuruka no kugira iseseme, yewe bakarwara na diyari. Ibyo ni ibimenyetso ahanini bishobora kugaragaza ko umaze igihe gito wanduye kibarirwa mu minsi cyangwa se ibyumweru. Cyane cyane ahanini virusi ya sida iyo igeze mu mubiri ishobora kugira ingaruka mbi
ku bijyanye na systeme digestive cyangwa se gastrointestinal system, bikagenda bigabanya ubwirinzi bw'umubiri bwayo, ndetse ibyo bigatuma nyine infection zifata muri icyo gice gifata nyine kinyuramo ibyo twariye kandi kikanadufasha mu igogora. Iyo rero burya usanzwe utagira bino bibazo ukabona biraje bije bimaze igihe kirekire, ukabona nta nubwo bishobora kurespondinga ku miti mu buryo bworoshye, uzatekereze virusi ya sida. Ikimenyetso cya 8 gikunda kugaragara ku bagore cyangwa se abakobwa bamaze igihe gito banduye ni ukugira ama-infection vaginal ahoraho, ndetse ugasanga n'imihango yabo ihise ihindagurika, cyangwa se igihe bagira mu mihango. Iyo umugore cyangwa se umukobwa amaze igihe gito yanduye, burya cycle menstruelle ye ihita ihindagurika ako kanya, ugasanga yirengeje, yayigiyemo kare, cyangwa se akanatinda no kuyibona, akabashaho no kugira ngo yarasamye, cyangwa se akagira ngo hari ikindi kibazo yagize. Cyane cyane ibyo ahanini banagena ibibazo by'ama infection vaginal biturutse ku kuba virusi za sida zarageze mu mubiri, umubiri rero ugashaka kuzirwanya, ndetse n'ubwirinzi bwabo bugasa naho bugenda bugabanuka. Bashobora kugira ibibazo byo kubona imihango, cyangwa se akava cyane mu buryo bukabije nk'uko twabivuze. Iyo virusi rero ya sida igeze mu mubiri, bishobora gutera ama infection ndetse n'ibyitwa hormonal imbalance. Ibyo rero ni nabyo bituma ushobora kugira ibyo bibazo tumaze kukubwira. Ikimenyetso cya 9 gishobora kugaragaza ko umaze igihe gito wanduye virusi ya sida ni ugutakaza ibiro mu buryo budasobanutse. Burya gutakaza ibiro byibuze ugatakaza 10% by'ibiro usanzwe ufite, bishobora kugaragaza ko ufite ikibazo, cyangwa se bishobora kugaragaza ko wanduye virusi ya sida. Iyo utakaje ibiro byibuze ugatakaza 10% usanzwe ufite, cyane cyane burya nk'umuntu ufite ibiro 50 agasanga yatakaje ibiro 5, burya nta buryo bw'imibereho wahinduye, ukomeza kurya ibyo waryaga, ndetse nta n'ikintu ukeka ko cyatumye utakaza ibiro. Burya birashoboka kuba umaze igihe gito wanduye, cyangwa se biranashoboka kuba ari agakoko ga sida wanduye. Ibi byitwa wasting syndrome. Burya abantu benshi bafite uburwayi bwa sida bagenda batakaza ibiro, ugasanga nyine arimo kugenda ananuka. Iyo agakoko ga sida, iyo virusi ya sida ikigera mu mubiri, ituma umubiri wongera ibyitwa metabolism. Metabolism ni ubushobozi bw'umubiri mu kwakira intungamubiri, mu gutunganya intungamubiri, ndetse no kuba ushobora gukora ubuzima kugira ngo tubeho mu buzima bwa buri munsi. Ibi rero bituma umubiri wawe ukoresha intungamubiri nyinshi, bikaba bishobora gutuma utakaza ibiro, yewe no mu gihe urimo kurya bisanzwe, ndetse nta n'ikindi kintu wahinduye ku mirire yawe. Burya gutakaza ibiro mu buryo bwihuse nka gutya, cyangwa se gutakaza ibiro nk'ibi ngibi ugatakaza 10% ni ikintu kibi ku buzima bwawe, ndetse bishobora kugaragaza ko ufite uburwayi bukomeye bushobora kuzamo na virusi ya sida wanduye, cyangwa se indwara za kanseri, yewe n'indwara zindi zikomeye nk'indwara z'igituntu ndetse n'izindi. Muri make rero, urimo gutakaza ibiro nta mpamvu yabyo izwi, ukwiye kwisuzumisha kwa muganga, ugakorera check up bakareba niba nta burwayi bwaba bubiri inyuma. Ikimenyetso cya 10 gishobora kugaragaza ko umaze igihe gito wanduye n'ibimenyetso ahanini bishobora kuzamo indwara zo kwiheba, gutakaza icyizere cy'ubuzima, gutakaza icyanga cy'ubuzima no kubaho, ndetse n'ibindi bimenyetso by'indwara zo mu mutwe. Burya abagore benshi bamaze igihe gito banduye bagiye bagaragaza ko bagira kino kibazo cyo kwiyumva nabi, ndetse no gutakaza icyizere cy'ubuzima, yewe no kugira indwara z'agahinda gakabije, kandi yenda batari banamenya ko barwaye sida cyangwa se banduye sida. Ibi ni ibintu byikora, aho virusi za sida nazo zishobora kubigiramo uruhare. Kuko bigaragazwa n'ubushakashatsi, iki kimenyetso ahanini ngo ni ikimenyetso kigaragaza ko ushobora kuba umaze igihe gito wanduye, aho umubiri wawe uba ushaka kugira ngo wiyakire, ndetse no kugira ngo ubashe guhangana na za virusi za sida. Uti kubera iki bibaho? Iyo umaze kwandura virusi ya sida, iyo igeze mu mubiri, iragenda igatuma ibinyabutabire, cyane cyane ibyitwa body chemicals, bihindura uburyo bw'imikorere yabyo, cyane cyane bigira mu bwonko, ndetse burya binatuma hanini n'imisemburo imwe n'imwe ituma tubasha kwiyumva ko twiyumva nayo ikorwaho. Ibyo rero bikanongera nanone umubiri wawe stress, cyane cyane biturutse kuri bwa burwayi
bwa kwandura ya virusi ya sida. Ibyo rero bigatuma ahanini ushobora kwiyumva nk'aho ufite ibibazo yewe utari wanamenya ko wanduye. Iyo rero ugize ibibazo by'imihindukire mu buryo bw'amarangamutima, uburyo wiyumva, ukumva utakaje icyizere cyo kubaho, ukwiye kwisuzumisha ku baganga babigenewe bakareba ko nta ndwara yaba ibyihishe inyuma, yewe harimo n'indwara ya sida. Muri rusange rero ibimenyetso twakubwiraga bishobora kwereka ko maze igihe gito wanduye, cyane cyane niba uri umugore cyangwa se umukobwa, ni ibimenyetso ahanini bishobora gutuma hafata umwanzuro ukajya kwisuzumisha ukamenya ko neza utanduye sida, kuko twabonye ko burya virusi ya sida iyo ivuwe utangiye imiti hakiri kare haba hari amahirwe menshi yo kubaho igihe kirekire, ndetse nta n'izindi mpinduka byateza ku mubiri wawe, ndavuga impinduka z'uburwayi. Bino bimenyetso ahanini twanakubwiye nanone ni ibimenyetso ubu burwayi bushobora guhuriraho n'izindi ndwara nyinshi cyane. Niyo mpamvu udakwiye gupanika niba wari ubonye ufite bimwe muri ibimenyetso. Icy'ingenzi ni ukwisuzumisha ukamenya impamvu yabyo ndetse n'ikibyihishe inyuma. Kwisuzumisha usanze waranduye, ugomba gutangira imiti ndetse ugahabwa n'ubujyanama. Usanze utari wandura nabwo byaguha kumenya ingamba wafata. Niba rero warakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se ukaba hari uburyo ukeka ko ushobora kuba waranduye ukaba ufite bino bimenyetso, ni byiza ko wakwisuzumisha ugakora test, dore ko ushobora no kukagura agatesite ka HIV ukipimira mu rugo rwose nta kibazo, nta nkomyi, ukamenya impamvu yabyo. Yewe n'abatinya gupfumurwa kubera ko ushobora gukoresha amaraso, hari n'utwo bakoresha mu kanwa twa oral quick test ushobora gushyira mu kanwa, mu macandwe yawe, ku ishinya yawe, ukamenya neza ko wanduye cyangwa se uri muzima. Bino bimenyetso ahanini twakubwiye by'indwara ya sida ni ibimenyetso bikunda kugaragara hagati y'ibyumweru 2 ndetse n'amezi 3 ukimara kwandura. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe ndetse na kino kiganiro wagisangiza abandi niba wumva ari cyiza cyabagirira akamaro. Ndetse burya wanakwandika muri comment ufite igitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibindi wifuza kubaza cyangwa se gusobanuza. Murakoze.